bagize umuryango wacu yabitibi. Ni ambrera y'abahinzi b'icyayi. Icyayi cyiza cyane cyakozwe n'abashinwa rwa mbere ku isi, aho ngaho rurindo mu ruganda rwa Cooperatives bagikora ari aba mbere mu Rwanda. Murakoze cyane. Babirivugira izi inanasi zumye yego. Umuntu ashobora kuza igihe kingana iki? Amezi 18. Ibyo ni sawa. Ibyo ni sawa kabisa. Murakoze. Hano turi amakoperative atanu ahinga kawa gacuruza kawa. Ni amakoperative agizwe n'abadamu gusa afashwa n'umufatanyabikorwa Santene Gokorowazi. Nk'uko murimo kureba hano tureba uruhererekane rw'ikawa, aho ikawa tuyihera n'urugemwe tukaza kugeza ikawa mu gikombe turimo kuyihinga. Murakoze. Hano turi koperative yitwa Abakundi Bireti, ikorera mu karere ka Musanze mu murenge wa ni mu ntara y'Amajyaruguru. Turi kumwe na koperative ya Kwaika ikomoka iburengerazuba. Dukora ibikomoka ku bireti. Ni ukuvuga ngo ibireti bitangira ari umurama bikaba ingemwe, hanyuma bikera tukabyumisha. Uyu ni umushongi ubikomokamo, hanyuma bikaza kugera ku gukuramo iyi miti mubona hano. Hari imiti, iyi ni imiti ariko ikora ku bantu, noneho izi ikaba imiti ikora ku matungo, n'iyi ngiyi ikora mu myaka nka insecticide. Murakoze cyane. Tuzabasura ngo muri kugenda muba bakeya. Tuzabasura tumenye umusaruro w'abafite. Murakoze cyane. Iyi koperative ni koperative y'icyerekezo Kinigi, ikora ubutubuzi bw'imbuto z'ibirayi. Dukora ubutubuzi bw'imbuto z'ibirayi zitandukanye n'ibyo kurya turabihinga ku bufatanye bwa Agritera. Murakoze cyane. Cooperative Union turi ihuriro ry'amakoperative akusanya umusaruro ukomoka ku buki, noneho tukabuyungurura tukabushyira muri ambaraje, tukaba twabyazamo n'ibindi bikomoka ku buki nka buji cyangwa se utundi dukinisho tuva mu binyago. Tukaba rero dukorera mu murenge wa Bigogwe. Turi federasiyo icukura amabuye y'agaciro yitwa Fetomerwa, ikorera mu karere ka Kicukiro, umujyi wa Kigali. Dukorera mu ntara enye zigize igihugu n'umujyi wa Kigali. Ducukura ubwoko bw'amabuye butandukanye, harimo gasegereti, ni wolfram, tukagiramo na koruta, tukagiramo n'ubundi bwoko bw'amabuye bita berire n'ayo bita lithium. Turanayatunganya n'ubwo tukabona kuyohereza amasoko mpuzamahanga. Bagize itsinda rigari rya Uruhimbikaje koperative. Iyi koperative igizwe n'abagraduate 12 twihurije hamwe kugira ngo tuzane ibisubizo ku borozi. Ubu ni ubwatsi bw'amatungo dutegura tudakoresheje ubutaka, mu ndimi z'amahanga bwitwa hydroponic fodder. Ubwatsi dukoresha twifashishije ibinyampeke. Ubu ngubu mubona buteguye hifashishijwe ingano, hano hifashishijwe ibigori. Turakoresha barley, amasaka. Uboneka mu gihe cy'iminsi mike cyane. Ku munsi wa gatatu tuba twabasha kubona ubwatsi tugaburira amafi, ku munsi wa kane tugaburira inkoko, ku
munsi wa gatandatu amatungo magufi yose, ku munsi wa karindwi kugera ku munsi wa 13 tuba twabasha kugaburira amatungo maremare ugahunda avuga ubwatsi mwikageyo muri Gicumbi niho dufite icyicaro gikuru. Gusobanurira abanyarwanda ku bijyanye n'ikoranabuhanga, uburyo bwo kwishyura badafashe amafaranga mu ntoki aribyo bita cashless. Tukaba dufite product zigera kuri 3 dushobora kubasobanurira. Dufite icyo bita U+, ni ikigo tubuze kubasobanurira ku bijyanye na management y'ibibina kugira ngo habe icyo bita transparency, hatazazamo uburiganya no kwiba ibibina. Tukagira icyo twita gukorwa ariyo tubuze gusobanurira amakoperative ku bijyanye na management y'amakoperative kugira ngo nabyo muri transparency habe management y'amakoperative ariko binyuze mu ikoranabuhanga. Murakoze cyane. Murakoze, nitwa Mukamuriza Anesi, managing director wa Copec Ikirenga. Copec Ikirenga ni kopeke ishinzwe gutanga imari, serivisi z'imari. Tukaba twarakomotse ku kwivuza kwa Nana Umurenge Sako zakoreraga mu karere ka Rulindo arizo CSTC, CSPG, Itiko, Demaru na Traso. Hanyuma ubu tukaba twarabaye ikigo kimwe cyitwa Copec Ikirenga. Produit zacu ni ziriya zigendanye no kwizigama, tukagira n'inguzanyo. Turakataje mu ikoranabuhanga, uyu n'umukashiya wacu, abanyamuryango kandi bari hano kuri iyi stade bari kubasha kubona serivisi. Ni karibu rero muri Copec Ikirenga, namwe muze gufunguza amakonti. Murakoze. Ikaba ari Copec nguko turimo dukora USACO consolidation, niyo Copec ya mbere ibaye consolidated. Bigaragara yuko consolidation y'ama USACOs into these SACCOs irashoboka bivuye kuri success story ya dufite n'indi SACCO nayo abamuhoza. Nitwa Bertine, nje gucunga mutungo w'abamuhoza SACCO. Iyi akaba ari SACCO yaje muri gahunda ya leta yo gushyiraho Mirenge SACCO kugira ngo iteze imbere abaturage baciriritse bakabasha kubona serivisi z'ibigo by'imari. Dutanga serivisi zo kubikira abantu no kubaguriza, twibanda cyane ku badamu tubateza imbere. Hanyuma dufasha abafite ubumuga, tugafasha abantu kubungabunga ibidukikije tubaha ibigega bifata amazi. Ariko kuri ubu turashimira leta cyane kuko ubu twageze mu ikoranabuhanga, umuntu ashobora kurikuza akoresheje telefoni push and pull, kandi tunabaha serivisi bidatinze kubera ko ubu turi mu ikoranabuhanga. Murakoze. Izina rya isemu ni ikigo gishinzwe kubaka ubushobozi mu makoperative, kubaka ubushobozi binyuze muri aya masomo mubona atandukanye mu nzego zose, uhereye kuri board ukamanuka ukagera ku mukozi wo hasi kugira ngo bakore akazi kabo mu buryo bwa kinyamwuga. Ikindi tugira n'amasimulation afasha umuntu kwiga anashyira mu ngiro ibyo ari gukora, aho turushaho kubereka ibijyanye no kwizigamira. Byagera none tukabigisha nshore nunguke, tukarenga tukabigisha n'imicungire y'imihindagurikire y'igihe, tugasoza tunabigisha ibijyanye n'ubuhinzi ku buryo bakuru b'ikinyamwuga, bityo wa muhinzi wabaza uti wahinze ibingana gute, wasaruye ibingana gute, ntabwo igisubizo umwanya bakabasha kumenya bavuye bageze he. Byose rero ni ukugira ngo amakoperative yose yo mu gihugu abashe gukora ibintu bitanga umusaruro kandi babasha kubanasobanukira neza. Murakoze cyane. Ikorera mu karere ka Kirehe, umurenge wa Nasho na Muhanga. Turi abanyamuryango, tugizwe n'abanyamuryango 158, abagabo 181, abadamu 7. Iyi koperative yadufasha kwiteza imbere. Dufite abakozi 10 mu buryo dushobora. Mu by'ukuri nta mirire mibi irangwa muri Kirehe. Tukabukuramo amavuta tukanabuyungurura dore dutimba iyo mavuta yo kwisiga niwe uranayafite. Bakoresha imbaho zitandukanye zo muri
yumisha imbaho ku buryo ibintu dukoze biba bifite ubuziranenge, biba bifite iyo mashini yo ya mbere rero ukunze gukora ibintu reka tugire ubumwe twifurizanye amahoro dushyigikirane dusengere hamwe kuko Imana yacu yaratsinze nazabagize umuryango wa Diane TV ndabakunda cyane muri inshuti nziza muri bamutatenguha imigisha kuri mwe reka tugire ubumwe twifurizanye amahoro dushyigikirane dusengere hamwe kuko Imana yacu yaratsinze reka tugire umuyombo watwifurizanya amahoro dushyigikirane dusengere hamwe kuko Imana yacu yaratsinze reka tugire ubumwe twifurizanye amahoro dushyigikirane dusengere hamwe kuko Imana yacu yaratsinze reka tugire ubumwe twifurizanye amahoro dushyigikirane dusengere hamwe kuko Imana yacu yaratsinze icuruza amafu kandi yambukiranya imipaka. Tugateza imbere kutubwiye koperative y'ibirayi yitwa Oprosenya. Yitwa amashi menshi kuri koperative y'ibirayi. Komoba, iyi ni koperative y'abagore bacuruza amafi ndetse bakanayorora. Ababwirwa bakomera amashyi tubashimire cyane. N'ahandi wasanga ikawa nziza atari muri Rushashi koperative. Amashi menshi cyane kuri koperative ya Rushashi. Banabyitwaje. Twakire indi koperative na Deje. Aha hari abantu basobanutse nabonye inanasi zisa neza. Koperative urabona ko ni abantu basobanutse. Koperative abatarushwa amashi menshi cyane. Iyi koperative yitwa RWANDA. Amashi menshi. Ejo heza kuri bose twishimiye cyane twakomera amashyi. Amashi menshi cyane kuri
koperative ndabona neza cyane nabo bakora ibikomoka ku mata hanyuma kandi yawurute hafi cyane ubwo n'ikivuguto barahari n'ukuri kose aya masaha rero ibintu biri mu isura ibintu biri mu isura ndakurahiye izina ni kuri make irasobanutse ariko urabibona nawe urabibona neza cyane izina ry'izi modoka urazizi nadeje imodoka ni nshyashya yitwa drone isubiremo ngo yitwa drone Yeah. ariko utagurutse n'amababa wagenda ku butaka ukagerayo ni indege zo ku butaka izi ni indege zo ku butaka ikibazo cya transport cyarakemutse rwose amashyi menshi cyane kuri RFDC koperative hari abatari babizi ariko buriya ntabwo abajyanama b'ubuzima bakwiye amashyi menshi cyane amashyi menshi ku bajyanama Kwitetero yitute ye muzaze tugwera gwere yo sate sekuru tuzagagare mu bitaro Itetero yitute ye muzaze tugwera gwere yo sate sekuru tuzagagare mu bitaro Amisoni wisura we isukigira isoko yemese musani wanyu nyakubahwa umushyitsi mukuru bane nyakubahwa umunyamabanga uhoraho muri minicom na minagri ba nyakubahwa umugizi w'ubutegetsi ba rasiye nyakubahwa umuyobozi mukuru wa rasiye ba nyakubahwa abayobozi b'uturere dutandukanye ba nyakubahwa abayobozi mpuzamahoro n'amahuriro by'amakoperative ba nyakubahwa abayobozi b'inzego zitandukanye abayobozi b'amakoperative banyamuryango b'amakoperative mu izina ry'urugaga nyarwanda rw'amakoperative no mu izina ryanjye bwite munyemere mbashimire kuba mwitabiriye iki gikorwa cyo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'amakoperative abanyamuryango b'amakoperative mu nkiza amashyi tubashimire. Koperative ni urugero rwiza rwo kugaragaza kunga ubumwe n'abanyarwanda, kwishakamo ibisubizo. Ibi byose bigaragara ko ibyo koperative iyobowe neza kandi inacunzwe neza yubaka ejo hazaza kuri bose. Uyu munsi w'amakoperative twizihiza, twibuka ko mu Rwanda hari amakoperative 7,000 agizwe n'abanyamuryango barenga 5 miliyoni, kandi tuyasanga hirya no hino
mu ntara zigize u Rwanda. Nyakubahwa umushyitsi mukuru, uyu munsi turishimira amakoperative aho ageze afasha abanyarwanda kurwanya ubukene kugira ngo twubake ejo hazaza kuri bose. Cyane by'umwihariko turashimira Perezida wa Repubulika Nyakubahwa Paul Kagame uhora ashishikariza ibyiza abanyarwanda n'abanyamuryango b'amakoperative mu Rwanda, akaba yarashyizeho politiki inoze y'amakoperative. Murakoze, umunsi mwiza w'amakoperative. Nyakubahwa umushyitsi mukuru, amazina yanjye nitwa RWANDA Jean Damascene, ndi umuyobozi w'impuzamahoro y'abahinzi b'umuceri mu gihugu cy'u Rwanda. Abayobozi bagenzi banjye bantoranyije kugira ngo ntange buno buhamya, ariko barambwira bati utaravuga ibindi ubanze dutumire izi nzego zaje hano zidushimire Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda uburyo agira umutima wo gukunda abanyarwanda ndetse ashyigikira n'iyi politiki y'amakoperative, ngira ngo ari yatumye abari barimo bakora karasisi bagaragaza biriya bikorwa twagaragazaga mu kanya. Nagira ngo umuntu iza amashyi rero dushimire umukuru w'igihugu cyacu. Nari mbabwiye rero nturuka mu mpuzamahuriro y'abahinzi b'umuceri, ngira ngo ndabanza mvuge ku muceri gato, nindangiza mvuge no ku yandi mafederasiyo cyangwa ku yandi makoperative. Ngira ngo iyo tuvuze umuceri muri 2024, ngira ngo dutekereza kera mbere ya jenoside yakorewe Abatutsi, iyo bavugaga kurya umuceri, ngira ngo twe twari turi abana twumvaga umuceri ari ikiribwa cy'abantu b'abakire cyangwa abazungu, ababyeyi baba batomboye agafaranga wenda tukaryaho kuri Noheli cyangwa kuri Pasika. Ariko muri iki gihe ubu ngira ngo uje mu rugo rw'abanyamuryango 100 mpagarariye, ntabwo waburayo agafuka k'umuceri, wagasanga gahari, ndetse n'umwana yajya no ku ishuri agasanga uriyo, ndetse unadusuye nawe uri umushyitsi tukakuzimanira umuceri. Kandi uko kuburya ngira ngo hamwe n'ubufatanye n'inzego, ntabwo abahinzi bagenerwa ngo babwirwe ngo uratwara uyu, ahubwo babanza kwihaza bakabona gucuruza. Ibyo rero turabishima kandi turabinezerewe, kandi twishimira n'umusaruro tugira, aho nibura ku mwaka dushobora kweza toni 100,000 byunganira ibindi biribwa tugira mu gihugu cyacu. Ibyo rero usibye mvuye ku muceri, navuga no ku yandi makoperative, ariko ngira ngo shimangire yuko zitunganya neza bimwe mu bihingwa nk'icyayi, ikawa, aho ndetse ku isoko mpuzamahanga ibyo bihingwa byacu nta bajya babasha kuduhiga. Ibindi ndetse sinakwibagirwa no kugemura hanze imbuto n'imboga. Amakoperative agemura hanze amaze kuba menshi kandi atuma abantu babasha gukirigita ku gafaranga. Sinanibagirwa za sako, ibigo by'imari bitwegereye. Ibyo byose tubishobora kuko twishyize hamwe. Umuntu umwe ntabwo yabibasha, ntabwo umuntu umwe ashobora kubishobora, ariko izo mbaraga zacu iyo tuzishyize hamwe, umwe akazana nkeya ze, undi akazana izindi, tuziteranyiriza hamwe zikabyara ikintu kinini. Ikindi ngira ngo ntakwibagirwa ni uko izi koperative zirimo gufasha abanyamuryango kugira ngo bagire ejo hazaza heza. Ubu ntabwo tukigendera ku kuvuga ngo zikora ibi gusa, tuba tugomba gutekereza n'imibereho myiza y'abanyamuryango bazigize. Muri ibyo mu byo dukora hari uguhabwa inyungu ku byo bakoze. Ubu itegeko tugenderaho noneho byagaragaje yuko abanyamuryango bagomba guhabwa inyungu ya 70% y'ibyo bungutse. Bivuga yuko itegeko tugendera ryita ku banyamuryango cyane. Mu bindi bikorwa byo kugira ngo abanyamuryango babeho neza, nagira ngo mbabwire yuko nta munyamuryango mu makoperative yacu ujya ubura mituwele de sante, tuyitanga mbere. Nta munyamuryango mu makoperative yacu utagira ejo heza. Ngira ngo izi nzego z'ibanze zaduherekeje, ba meya, ba gavana, batubera abagabo n'abatangabuhamya babo. Ikindi, izi koperative zirimo kudufasha iyo twishyize hamwe dushaka kugana ibigo by'imari nk'amabanki.
ntabwo bikitugora badusaba gutegura imishinga cyangwa ingwate. Koperative nyirizina ibera umunyamuryango ingwate, akaba ashobora kuba yafata amafaranga yo kwikenura akazajya agenda yishyura buhoro buhoro. Iyo ni intambwe nziza tumaze kugeraho. Ibindi tutabura gushima banyakubahwa abayobozi ni ibigega by'ingoboka y'amakoperative yashyizeho. Muri ibyo bigega by'ingoboka bigomba gukemura ibibazo byo mu buzima busanzwe bw'abanyamuryango b'amakoperative, nk'amashuri y'abana. Ntabwo twapfa kugira abana b'abanyamuryango b'amakoperative ngo bahere mu rugo batize, kuko amakoperative ahita abafasha kugira ngo bige kandi batsinde. Kugira ngo wabarura amadiplome yaba ari aya kaminuza cyangwa se aya sogonderi ari muri iki gihugu cy'u Rwanda, yaturutse ku kuba ababyeyi b'abo bana ari abanyamuryango b'amakoperative, ntabwo babasha kuyabara ngo yarangize, ni menshi cyane. Ibyo rero ni intambwe imaze guterwa n'abanyamuryango b'amakoperative. Akanyuma soze ntatinze banyakubahwa abayobozi, ni uko uburyo bw'aya makoperative bunadufasha gukundana. Ngira ngo nahoze numva indamukanyo yo muri kano karere bavuga ngo mugire amahoro, ariko aho amahoro ari habamo no gukundana. Kwa gukundana rero, iyo umunyamuryango yagize ibyishimo, ibirori, nitegereje sanga bagenzi be nibo ba mbere bifatanya nabo, bwaba ubukwe cyangwa indi mihango myiza. Yewe n'ibyago kuko bijya bibaho mu buzima bwa muntu, umunyamuryango wagize ibyago usanga bagenzi be babana muri koperative ari bari ku isonga mu kumutabara. Havuga nti hakabaho amakoperative kandi abatayirimo nabo bakangurira kugira ngo bifatanye n'abandi, kuko inkingi imwe ntigera inzu, n'umwana umwe agerwa kuri nyina. Harakabaho ejo heza amakoperative. Murakoze cyane. Ndagira ngo banyakubahwa muteraniye ahangaha mwongere muntize amashyi, dushimire intara y'Amajyaruguru, by'umwihariko akarere ka Musanze katwakiriye uyu munsi. Nyakubahwa guverineri w'intara y'Amajyaruguru, mukaba n'umushyitsi mukuru, banyakubahwa ba guverineri, banyakubahwa abanyamabanga ahoraho ba Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda ndetse na Minisiteri y'Ubuhinzi, banyakubahwa mugize inama y'ubutegetsi y'ikigo cy'igihugu gishinzwe amakoperative, banyakubahwa mugize inzego z'umutekano, bayobozi b'uturere, madamu umuyobozi wa Nccr, urugaga nyarwanda rw'amakoperative mu Rwanda, banyakubahwa bayobozi mu nzego za leta ndetse n'izikorera, bayobozi b'amakoperative muri ahangaha, abanyamuryango b'amakoperative mwese muteraniye muri ibi birori, abanyarwanda abanyarwandakazi, mugira amahoro. Twe nk'ikigo cy'igihugu gishinzwe amakoperative twishimiye kubana namwe muri ibi birori byo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'amakoperative muri uno mwaka wa 2024 ku nshuro ya 19 mu gihugu cyacu. Uyu ni umwanya mwiza wo kugaragaza akamaro ko gukorera hamwe muri koperative, uburyo abanyamuryango b'amakoperative bashyira mu bikorwa intego nkuru z'igihugu cyacu zirimo icyerekezo 2050 ndetse na gahunda y'igihugu yo kwihutisha iterambere aribyo bavuze NCT2, bikaba bigaragarira mu bikorwa byabo kandi koko birivugira. Nk'uko insanganyamatsiko y'umwaka igira iti koperative yubaka ejo hazaza heza kuri bose, birumvikana yuko ibikorwa by'amakoperative ntibigarukira gusa ku banyamuryango, ahubwo ni ibikorwa bigera kuri bose, ndetse uruhare rwabo mu iterambere ryaba iry'igihugu n'iry'isi hose riragaragara. Umutangabuhamya Jacqueline amaze kubivuga, koperative iteza imbere abanyamuryango yaba mu bukungu ndetse no mu mibereho myiza,
ibi ngibi bikaba kimwe mu ntego ya koperative ndetse ikaba intego y'igihugu cyacu yo guteza imbere abanyarwanda. Turashimira rero leta y'u Rwanda yadushyiriyeho politike y'amakoperative yaba iyo ya 2008 ndetse n'iya 2018 yarebye kure kuko iyi politiki izatuma abanyarwanda bose batera imbere nta muturage n'umwe usigaye inyuma. Ikigo cy'igihugu gishinzwe amakoperative kirishimira cyane ibikorwa byagezweho kubera serivisi gitanga zijanye no gukangurira abanyarwanda kwibumbira mu makoperative, gutanga ubuzima gatozi, gutanga amahugurwa ku bayobozi, gutanga amahugurwa ku banyamuryango ndetse n'abakozi b'amakoperative, gukora igenzura n'ubugenzuzi no gukorera amakoperative ubuvugizi. Ndashimira cyane ubuyobozi bw'uturere budufasha mu gukangurira abanyarwanda mu kwibumbira mu makoperative, aho kugeza uyu munsi mu kigo cyacu tumaze kwandika amakoperative agera ku 10,676 abarizwa mu mirimo itandukanye y'ubukungu, harimo 10,010 n'amakoperative 70 atanga serivisi zitari z'imari ndetse n'amakoperative arenga 438 atanga serivisi z'imari. Izi koperative zose zikaba zifite abanyamuryango barenga 5,000,000 ndetse n'imari shingiro irenga miliyari 74. Nabo gushimirwa, ndagira ngo mubahe amashyi. Nk'uko byagarutsweho, amakoperative akorera mu byiciro bitandukanye by'ubukungu. Twumvisha amakoperative ari mu buhinzi, mu bworozi, mu kongera umusaruro, mu kongerera umusaruro, ubushobozi ndetse n'ubwiza, mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, gutwara abagenzi, gutanga serivisi y'imari, ubukorikori, uburobyi, ubucuruzi, ubwubatsi n'ibindi. Ibi ni ibigaragaza yuko amakoperative afite uruhare rukomeye mu guhanga imirimo mishya ibyara inyungu, kwihaza mu biribwa hagamije kurwanya igwingira ry'abana bato no kurwanya imirire mibi, ndetse no guteza imbere ubucuruzi bw'ibyo byoherezwa mu mahanga n'ibindi. Ibyagezweho ni byinshi, ariko haracyari nanone byinshi byo gushyirwaho imbaraga kugira ngo amakoperative yacu akomeze ateze imbere abayagize ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Ku rwego rwo gukomeza rero kwihutisha iterambere ry'amakoperative, ikigo cy'igihugu gishinzwe amakoperative kizakomeza gufatanya n'inzego z'ibanze ndetse n'abafatanyabikorwa mu gukomeza kubaka amakoperative, ariko hibandwa kuri ibi bikurikira. Ubufatanye bwacu buzibanda mu gukomeza kubaka ubushobozi bw'amakoperative ku bijyanye n'imiyoborere n'imicungire y'amakoperative, gukomeza gukurikirana ba bihemu no gushyiraho ingamba zo kurwanya no gukumira ubujura bukorerwa mu makoperative, gukomeza gukangurira amakoperative kongera ishoramari rigamije iterambere rirambye, guhanga udushya no gukoresha ikoranabuhanga, ndetse no gukomeza gukangurira abanyarwanda n'urubyiruko by'umwihariko kwitabira amakoperative. Tuzashishikariza amakoperative gukomeza kwigishwa ndetse no kumenya neza itegeko rigenga amakoperative kugira ngo dukumire abashobora kwangiza umurongo mugari w'amakoperative. Dufatanyije n'inzego zegerejwe abaturage cyane cyane mu turere, tuzakomeza gushyira imbaraga ku ihuriro ry'iterambere ry'amakoperative ryashyizweho mu turere twose kugira ngo rikore kandi ribashe
kugera ku ntego zaryo zijyanye no gukurikirana gukumira ibibazo bidindiza iterambere mu makoperative. Tuzaharanira kubabonera uburyo bunoze bwo kubona amakuru ajyanye n'isoko ry'umusaruro w'amakoperative. Nyakubahwa Guverineri ukaba n'umushyitsi mukuru, ba nyakubahwa abayobozi mu nzego zitandukanye, banyarwandakazi, ibi byose ni ibigaragaza yuko koperative ifite uruhare ntasimburwa mu kugera ku ntego z'igihugu cy'icyerekezo 50-50 na gahunda y'igihugu yo kwihutisha iterambere. Ibyo turabishimira ubuyobozi bwiza burongojwe imbere n'intore izirusha intambwe nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, ngira ngo mumushimire. Ba nyakubahwa, dukomeze dukore cyane kandi dukore mu makoperative, cyane dufate umwanya nk'uyu twishimire ibyo tumaze kugeraho. Hari ibikorwa byinshi amakoperative yaje kumurika kuri uyu munsi, ndagira ngo mbashishikarize gufata umwanya wanyu musure ibikorwa by'amakoperative hariya, ndetse niba na ngombwa mugure kuri produit zimwe zazanwe n'aya makoperative. Bashimiye mwese uruhare rwanyu mu iterambere ry'igihugu cyacu, cyane abafatanyabikorwa bacu bagira uruhare rudasimburwa mu kubaka amakoperative yacu. Ba nyakubahwa, dukorere hamwe mu makoperative yubaka ahazaza heza kuri twese. Murakoze, mugire umunsi mwiza. Munyemerere nyakubahwa mushyitsi mukuru, bagezeho amakoperative yabaye indashyikirwa muri uno mwaka mu ntara y'Iburasirazuba, aho dufite koperative Tuzamurane. Uno mwaka ikaba yarashoboye kwikusanyiriza umusaruro ndetse ukabyara amafaranga agera hafi miliyoni 2,145. Iyi koperative rero kugeza uyu munsi tukaba twifata na koperative y'icyitegererezo mu ntara y'Iburasirazuba. Tuzamurane turayishimiye, niha amashyi. Iyi koperative ni koperative ifasha ibigo bitandukanye byo mu mujyi wa Kigali kuzuza inshingano zayo, babatiza imodokari, ndetse nyakubahwa mushyitsi mukuru Kodasi mu cyumweru gishize yatashe imodokari zirenga 12 nshya yaguze kubera kwiteza imbere muri koperative. Ndagira ngo nabo mubashimire. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, ndagira ngo tujye mu majyaruguru. Mu majyaruguru turahemba kandi dushimire koperative Nccr, abakunda kawa ba Musasi, ahubwo turabashimira ibyiza ndetse n'uko bafashe umusaruro w'ikawa bakawugeza ku ruganda. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, ndagira ngo mumfashe kuza gushimira koperative zabaye indashyikirwa ku rwego rw'igihugu. Ku rwego rw'igihugu dukomeje gushimira koperative zitandukanye zirimo cyane abahinzi b'icyayi. Aha ngaha turagira ngo dushimire ku rwego rw'igihugu koperative Asorte.
akaba ariyo koperative yahize izindi. Iyi koperative nyakubahwa mushyitsi mukuru mukaza kwibera igikombe, ni igikombe kidasa n'ibindi, ni igikombe gikuru. Bakaba barahembwa na guverineri w'intara y'Amajyaruguru, bagahembwa ndetse n'umufatanyabikorwa wemeye kuzabahemba. Tunashimira witwa Good Neighbors, kandi igikombe cyatanzwe na Good Neighbors. Twifuza yuko muri aka kanya babashyira igikombe, tugasaba nyakubahwa PS wa Minicom na nyakubahwa PS wa Minagri kugira ngo iriya foto nayo nabo bayigemo yo gushimira koperative yabaye idashyikirwa ku rwego rw'igihugu. Koperative banyakwa muri aha ngaha, ndagira ngo mbabwire yuko yaje no gutanga ikiganiro kuri televiziyo ndetse na radiyo Rwanda, tugashimira RWA kuba yaraduhaye umwanya wo kugaragaza ibyo amakoperative yagezeho. Ndagira ngo RWA nayo tuyishimire, turiho amashyi. Tukaba n'umushyitsi mukuru, ndagira ngo munyemereye nongere mbagezeho indi koperative yabaye indashyikirwa ku rwego rw'igihugu. Nababwiye yuko amakoperative dufite amakoperative akora atanga serivisi zitari iz'imari, ndetse hakaba na koperative zitanga serivisi z'imari. Amakoperative rero atanga serivisi z'imari, ndagira ngo nyakubahwa mudushimire koperative Kopeke Ikirenga. Kopeke Ikirenga nk'uko mwabasuye, iyi ni kopeke ituruka ku kwishyira hamwe kw'amakopeke y'abahinzi b'icyayi akorera mu karere ka Rulindo, akaba ari imwe mu musaruro twabonye mu gushyira hamwe amakoperative ndetse no kuyashyira mu ikoranabuhanga. Twifuza ko nyakubahwa umuyobozi w'akarere ka Rulindo ndetse n'uhagarariye DSIK nk'umufatanyabikorwa wemeye guhemba iyi koperative, ndetse na nyakubahwa PS wa Minicom kugira ngo abo banyamuryango ba koperative Ikirenga bakomeze bashimirwe nk'uko twabiteganyije. Twumva rero nyakubahwa umushyitsi mukuru, muri iyo foto habonekamo umukozi wa Beneri uhagarariye Beneri, kuko kugira ngo Sako automation ishoboke twafashijwemo na Beneri ndetse na Minecofine. Turabashimira uruhare mwese mwagize kugira ngo Kopeke Ikirenga ikomeze kuza ku isonga mu gutanga serivisi z'imari. Murakoze. Amakoperative, abafite amakoperative mu nshingano zabo mu turere, umukozi ushinzwe amakoperative mu karere ka Gakenke, uwo ni Nizeyimana Ildefonse. Nizeyimana Ildefonse ni umukozi mwiza mu karere ka Gakenke. Ibi byose bigaturuka kuko yita ku makoperative ndetse n'uko atanga raporo y'ibikorwa by'amakoperative. Tukaba twifuza rero ko igihembo yagihabwa na meya wa Gakenke ndetse ari kumwe n'umuyobozi wa Horizon. Ishimwe umukozi ufite mu nshingano ze kwita ku makoperative mu ntara y'Iburasirazuba. Uwo ni umukozi wo mu karere ka Nyabihu witwa Hatangimbabazi Theodore.
atanga imbabazi todo turamushimira cyane kuko ahora hafi amakoperative ndetse akanayigira inama mu kwiteza imbere. Kumva rero iki gihembo yagishyikirijwe na nyakubahwa meya wa Nyabihu ari kumwe n'umufatanyabikorwa Sustainable Growers. None dushime mu ntara y'Amajyepfo umukozi wo mu karere ka Nyaruguru Niyitegeka Placide. Uyu mukozi nawe turamushimira kuba yita cyane ku makoperative ndetse umunsi ku wundi igihe cyose dukeneye kumenya amakuru ku makoperative akayaduha ndetse tukamuzira akaba akunze kujya gukemura ibibazo by'amakoperative. Kugira ngo aze gushimirwa na nyakubahwa guverineri w'Amajyepfo ndetse na koordinateri wa Ugama. Tugiye mu mujyi wa Kigali nyakubahwa umushyitsi mukuru mu mujyi wa Kigali turashimira cyane umukozi ufite mu nshingano ze amakoperative wo mu karere ka Gasabo Wonitise Sositene. Uyu mukozi byoroshye mu mujyi wa Kigali ariko turamushimira kwita ku makoperative. Turifuza ko yashimirwa nanone na nyakubahwa umwe mu bagize inama y'ubutegetsi ya RCA Madamu Gatimba ari kumwe na Risel ndetse na Profane Vesta. Turagira ngo dushimire umukozi umushinga amakoperative wabaye inshyikirwa ku rwego rw'igihugu. Uwo ni wo mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Nyagatare. Yitwa Rukema Emi. Niba Rukema Emi ahari turagira ngo tumushimire kandi tumuhe amashyi menshi. Ni indashyikirwa ku rwego rw'igihugu akaba indashyikirwa ku rwego rw'intara ndetse akaba n'indashyikirwa ku rwego rw'igihugu akaza gushimirwa na guverineri w'intara y'Iburasirazuba kandi nawe tukamushimira nyakubahwa guverineri w'intara y'Iburasirazuba ndetse na nyakubahwa PS wa Minicom na nyakubahwa PS wa Minagri namwe nyakubahwa umushyitsi mukuru kugira ngo dushigikirane dusengere hamwe kuko Imana yacu yaratsinze. Oh yeah. Guverineri aranabwira namwe nyakubahwa guverineri w'intara y'Amajyaruguru n'umushyitsi mukuru PS bombi ndetse n'uwatanze sheke ya miliyoni yo guhemba koperative yitwaye neza ni Good Neighbors kugira ngo asohote ihabwe ku mugaragaro edamice ya miliyoni imwe yatsindiye uyu munsi. Kopeke Kirenga izabona sheke ya Nesaki nayo ingana n'ibihumbi 500 y'amafaranga y'u Rwanda. Nyakubahwa muterane ahangaha ndagira ngo nongere bashimire by'umwihariko kuba mwari kwifatanya n'amakoperative yacu kwishimira ibyo twagezeho. Imana yawumugisha.
abanyamuryango b'amakoperative ndabasuhuje. Nk'uko babivuze, uyu munsi ni umunsi mpuzamahanga w'amakoperative. Twebwe nka Nccr tukaba dufite ishema cyane kubana namwe kuri uyu munsi twizihiza ibyo amakoperative yacu yo mu Rwanda amaze kugeraho. Hari byinshi koperative zacu zagezeho mu myaka myinshi ishize, kandi hari byinshi twagaragarijwe hano y'ibyo koperative zimaze kugeraho, yaba muri murikagurisha cyangwa se no muri parade twabonye kare. Hari byinshi koperative zimaze gukora mu kwiyubaka no mu kwiteza imbere. Koperative zacu hari umusaruro munini zigeza ku bukungu bw'igihugu, yaba mu buhinzi, mu bucuruzi ndetse no mu nganda. Koperative zacu ziri muri segiteri nyinshi zitandukanye nk'uko mwagiye mubibona, yaba ubuhinzi, yaba inganda, yaba serivisi z'ubwikorozi n'ibindi. Koperative zacu ziri muri segiteri zose. Muri Nccr, muri minisiteri ishinzwe ubucuruzi n'ishoramari, hari byinshi turi gukora mu gufatanya n'ikigo gishinzwe amakoperative. Vuba aha tumaze kwemeza ndetse no gutambutsa mu nteko nshingamategeko itegeko rishya rigenga amakoperative. Tukaba twizera ko iryo tegeko rizadufasha mu gukomeza gufatanya no guteza imbere amakoperative. Nubwo hari byinshi twagiye tubona uyu munsi amakoperative agezeho, ariko hari n'ibindi byinshi tugomba gushyiramo imbaraga: ubuyobozi, imiyoborere, ndetse n'uko amakoperative ashobora kubyaza umusaruro kurushaho ibyo bakora, cyane cyane mu nyongeragaciro ndetse no gukuza inganda zacu mu Rwanda no mu byo twohereza mu mahanga. Kandi ndabizeza ko ari Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda
n'izindi minisiteri dufatanya tuzakomeza guteza imbere no gushishikariza imiyoborere n'imikoreshereze y'amakoperative. Soza reka shimire abafatanyabikorwa baba ibigo bya leta bitandukanye, yaba inzego z'ibanze, yaba ndetse n'abafatanyabikorwa benshi bari hano uyu munsi. Turabashimira kuri uru rugendo dufatanya mu kugira ngo amakoperative yacu atere imbere ndetse n'igihugu cyacu nacyo kibashe gufata intambwe no kwiteza imbere. Soza reka mfate uyu mwanya wo gutumirira umushyitsi mukuru wacu kugira ngo atugezeho ijambo nyamukuru yaduteguriye. Nyakubahwa Guverineri, umwanya ni uwanyu. Murakoze. Mwongeye kwirirwa, tugire ubukire. Twongere tubisubiremo cyane, n'abatari abo mu majyaruguru bagende bagatahana. Tugire ubukire. Kandi vuba. Ba nyakubahwa ba Guverineri turi kumwe muri ibi birori, ba nyakubahwa ba PS, Minicom na Minagri, nyakubahwa umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative, ba mayors turi kumwe, abahagarariye inzego z'umutekano, abanyamuryango b'amakoperative, abaturage b'akarere ka Musanze, ndetse ntibagiwe n'abaturutse mu tundi turere. Nongeye kubasuhuza ngira ngo twese tugire amahoro. Nagira ngo ntangire mbasaba ko mwese mwankiza amashyi tugashimira abantu bose bagize uruhare mu itegurwa ry'uyu munsi mpuzamahanga ngarukamwaka w'amakoperative. Uyu munsi turishimira intera imaze guterwa ndetse n'intambwe tumaze kugeraho mu kwiyubakira igihugu cyacu binyuze mu gukorera hamwe. Umunsi mpuzamahanga w'amakoperative nk'uko byasobanuwe n'abambanjirije, ni umunsi ngarukamwaka watangiye kwizihizwa mu mwaka w'1995. Uyu munsi ukaba waratangiye kwizihizwa umaze kwemezwa n'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye. Ukaba wizihizwa mu bisanzwe ku rwego rw'isi ku wa gatandatu wa mbere w'ukwezi kwa Nyakanga kwa buri mwaka. Ariko mu gihugu cyacu twahisemo kwizihiza uyu munsi kuko hari ibindi bikorwa twarimo muri iyo minsi muri uko kwezi kwa Nyakanga, ariko akaba ari naho nahereye nshimira ko uyu munsi wateguwe neza, ibirori byacu bikaba byabaye byiza. Uyu mwaka uyu munsi urizihizwa ku nshuro y'101 utangiye kwizihizwa n'amakoperative, ariko nk'uko nari mbivuze ni ku nshuro ya 29 kuva wemejwe n'umuryango w'abibumbye. Watangiye kwizihizwa mu Rwanda mu mwaka wa 2005, ubu ukaba wizihizwa ku nshuro ya 19. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka iragira iti koperative yubaka ejo hazaza heza kuri bose. Amakoperative aboneka ku isi yose ndetse no mu bihugu byinshi byateye imbere. Ntabwo ari ayo mu bihugu bikennye gusa cyangwa ayo mu bice byasigaye inyuma mu iterambere, ahubwo bigaragara ko amakoperative iyo acunzwe neza agira uruhare rukomeye mu bukungu bw'isi n'ubw'ibihugu by'umwihariko. Amakoperative afite uruhare rukomeye
muri gahunda z'iterambere ku rwego mpuzamahanga, ku rwego rw'akarere no ku rwego rw'igihugu. Izo gahunda zirimo icyerekezo cy'igihugu 2050, gahunda y'igihugu yo kwihutisha iterambere NST ya kabiri, intego za Afurika mu mwaka w'ibihumbi 2060 ndetse n'intego z'iterambere rirambye SDGs. Ibikorwa by'amakoperative nk'uko byasobanuwe bigira uruhare rutaziguye muri zimwe mu ntego z'iterambere rirambye. Nagaruka kuri zimwe muri zo. Icya mbere harimo kurandura hose ubukene. Icya kabiri hari kurandura inzara, kwihaza mu biribwa no kugira indyo yuzuye, ndetse no guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi butonona ibidukikije, ubuzima bw'abantu n'ubuzima bw'inyamaswa. Icya gatatu ni uguharanira uburezi bufite ireme, budaheza kandi butarobanura, no guha abantu bose uburyo bwo gukomeza kwiga mu buzima bwabo. Icya kane hari kugera ku bwuzuzanye bw'abagabo n'abagore no guha ubushobozi abagore n'abakobwa bose. Icya gatanu ni uguharanira izamuka ry'ubukungu mu buryo budaheza kandi burambye, ndetse no guharanira ko abantu bose bagira akazi gatanga umusaruro kandi keza. Icya gatandatu hari guharanira sosiyete y'amahoro kandi idaheza hagamijwe iterambere rirambye, guha ubutabera abantu bose no kubaka inzego zifite akamaro, zibazwa ibyo zikora kandi zidaheza ku nzego zose. Abayobozi muteraniye hano, banyamuryango b'amakoperative, abaturage b'akarere ka Musanze, banyarwanda banyarwandakazi mwitabiriye ibirori. Amateka y'amakoperative mu Rwanda ahuye n'ay'ibindi bihugu byinshi bya Afurika. Kuva kera abanyarwanda bari bafite uburyo bwabo bwo gukorera hamwe buhuye n'amahame yo gufashanya. Bumwe muri ubwo buryo bwakomeje gukoreshwa kugeza n'ubu. Hari ubwo natangaho ingero, harimo ubudehe, guhana umubyizi ndetse n'umuganda. Mu Rwanda amakoperative yatangiye gukora ku mugaragaro mu buryo bwemewe mu gihe cy'abakoloni, ubwo hashyirwagaho iteka rya mbere ryerekeye amakoperative, ubwo hari mu mwaka w'1949. Imikorere yayo ntabwo yagenze neza kuko abanyamuryango bayo ntabwo bagize uruhare runini mu micungire y'ayo makoperative, ndetse no kubona inyungu ziturutse mu bikorwa byayo kuko abakoloni babagiraga ahubwo ibikoresho byabo. Na nyuma y'ubwigenge mu mwaka w'1962 ubutegetsi bwagiyeho ntabwo bwagize uruhare mu gufasha amakoperative kwiyubaka no guharanira inyungu z'abanyamuryango. Mu mwaka w'1988 niho itegeko rigenga amakoperative mu Rwanda ryavuguruwe, bityo hashyirwaho noneho itegeko ryihariye rigenga amakoperative. Muri Werurwe umwaka wa 2006 nibwo bwa mbere mu Rwanda hashyizweho politike yerekeye iterambere ry'amakoperative igamije gushishikariza abanyarwanda gukorera hamwe mu makoperative nka bumwe mu buryo bwo kwivana mu bukene. Politike nshya
y'igihugu nyakubahwa PS muri minicom yahoze atubwira politike nshya yo mu mwaka wa 2018 yerekeye amakoperative mu Rwanda igamije gufasha amakoperative kugira uruhare rukomeye mu iterambere ry'ubukungu bw'igihugu hakurikijwe gahunda y'iterambere ry'igihugu igaragaramo icyerekezo 2050, ingamba z'igihugu zigamije impinduka n'izindi ngamba za ngombwa mu nzego zitandukanye. Amakoperative akomeje kugaragaza uruhare rwayo muri gahunda y'igihugu yo kwihutisha iterambere NST ya kabiri. Ibi bikagaragarira mu ruhare rwayo mu gutanga akazi cyane cyane ku rubyiruko, guteza imbere gahunda yo kwizigamira biciye muri ejo heza, gufasha abanyamuryango kubona igishoro mu mishinga itandukanye, kongera umusaruro mu bwiza no mu bwinshi w'ibiribwa by'imbere mu gihugu ndetse n'ibyoherezwa mu mahanga, kwitabira gahunda ya Made in Rwanda, gufasha abanyamuryango kwishyura ubwisungane mu kwivuza mituelle de santé, guteza imbere inganda ntoya n'iziciriritse. Ibi byose bigira uruhare rukomeye mu kuzamura igipimo cy'ubukungu bw'ibikorerwa imbere mu gihugu. Nk'uko insanganyamatsiko y'umunsi mpuzamahanga w'amakoperative uyu mwaka ibivuga, insanganyamatsiko igira iti amakoperative yubaka ejo hazaza heza kuri bose. Nk'uko kandi bigaragara, amakoperative afite uruhare runini mu mizamukire y'ubukungu bw'igihugu n'imibereho myiza y'abanyarwanda. Uyu munsi ni umwanya mwiza amakoperative agaragaza ibikorwa byayo ndetse n'icyamariye abanyamuryango by'umwihariko ndetse n'icyamariye abanyarwanda n'igihugu muri rusange. Turashimira umubare w'abanyarwanda barenga miliyoni 5 bakorera hamwe mu makoperative atandukanye. Amakoperative nk'uko twabyibukijwe arenga 11,000 ari mu byiciro bitandukanye by'ubukungu. Nubwo amakoperative yateye imbere mu buryo bugaragara, hari ibyo twibukijwe n'ababanje aha nk'ibibazo bigihari dufatanyije tugomba kwitaho tukabishakira umuti mu gihe cya vuba. Ibyo bibazo bijyanye ahanini no kutabona amasoko ahagije, ibiza cyane cyane ku makoperative y'ubuhinzi, imicungire n'imiyoborere idahwitse yagiye igaragara mu makoperative amwe n'amwe, no gukurikirana abagize uruhare mu inyereza n'imicungire mibi by'umutungo wayo. Inzego zose zirebwa n'ikurikirana ry'ibyo bibazo zizakomeza gukorana kugira ngo bibonerwe umuti n'ibindi bihabwe umurongo mu gihe cya vuba. Abanyamuryango b'amakoperative turi kumwe uyu munsi, mboneyeho umwanya wo kubasaba kwikorera isuzuma ubwanyu ry'ibibazo bidindiza iterambere ry'amakoperative yanyu, mugafata ingamba zo gukuraho inzitizi zose zikibangamiye iterambere ndetse n'ibibazo bituma mutabona inyungu mukwiriye kubona mu bikorwa muba mwashyizemo ingufu mu makoperative. Uyu munsi rero utubere twese wo kureba uko ibyo dukora byanoga kurushaho, twimakaza umuco wo gukorera hamwe mu makoperative tugamije inyungu z'abanyamuryango, bityo iterambere rirambye ribashe kugera kuri bose. Umunsi mpuzamahanga w'amakoperative
uduha uburyo bwiza bwo gukangurira abaturarwanda b'ingeri zose kwitabira gahunda z'igihugu zikangurira abaturage gushyira hamwe ingufu zabo, twese tugakorera hamwe tukihangira imirimo, bityo bikadufasha guhashya ubukene. Nagira ngo rero muri uyu mwanya nshimira abafatanyabikorwa batandukanye baba hafi amakoperative bakayafasha mu buryo buziguye cyangwa butaziguye. Ibikorwa bakora bifite uruhare runini mu kuzamura ubukungu n'imibereho myiza y'abanyamuryango b'amakoperative ndetse n'imizamukire y'ubukungu bw'igihugu muri rusange. Ndashimira kandi abayobozi, abakozi ba leta bakorana n'amakoperative muri rusange n'ikigo cy'igihugu gishinzwe amakoperative by'umwihariko, ubwitange bagaragaza mu kazi bashinzwe bituma intego za politiki ya leta yerekeye amakoperative zigerwaho. Nkaba nsoza nkangurira abanyarwanda kwitabira gukorera hamwe mu makoperative kuko byagaragaye ko ari imwe mu nkingi y'iterambere rirambye. Intambwe u Rwanda rumaze gutera mu iterambere muri imyaka 30 nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, haba mu bukungu, mu miyoborere no mu mibereho myiza y'abanyarwanda, itangaza amahanga yose. Ibyo tubikesha ubuyobozi bwiza n'abanyarwanda bakorera hamwe kandi basobanukiwe neza n'icyerekezo cy'igihugu cyacu mu iterambere rirambye. Twese rero nitwimakaze umuco wo gukunda umurimo, guhanga udushya, umurimo unoze no kugira uruhare mu kurinda ibyagezweho. Dukorere hamwe mu makoperative duharanira guteza imbere ubukungu bw'igihugu cyacu n'imibereho myiza y'abanyarwanda nk'uko umukuru w'igihugu cyacu nyakubahwa Paul Kagame adahwema kubidushishikariza, nk'aho agira ati u Rwanda mubona ubu ntabwo ari igitangaza cyabaye, ahubwo ni umusaruro wo gukora cyane. Murakoze cyane. Ikigo gishinzwe amakoperative mu Rwanda, uyu ni umunsi wo kwishimira imikorere n'umusaruro w'amakoperative umaze kugeza ku banyamuryango babo. Iyo tuvuga abanyamuryango ni nabo baturage b'igihugu cyacu. Iyo abanyamuryango bishimye n'abaturage baba bishimye, icyo ni cyo cyane. Kandi iyo bishimye ikibigaragaza ni uko baba babayeho neza mu ngo zabo. Ni ukuvuga ngo imibereho myiza y'abanyamuryango bacu iradushimisha cyane, ndetse bikanaguka bikaza no mu bukungu. Imiryango y'abanyarwanda bibumbiye cyane mu makoperative ifite ubukungu buhagaze neza, abana bariga, abagore bafashwe neza, nta nduru ziri mu rugo. Muri rusange uyu munsi aba ari umunsi mwiza wo kwishimira ibikorwa byiza amakoperative yacu aba yarakoze, yaba mu mibereho myiza ndetse no mu iterambere ry'igihugu cyacu. Icyerekezo ni iki? Icyerekezo ni uko twakora neza kurushaho. Hari ubwo imibereho myiza ishobora kuba itameze neza cyane, ariko turifuza yuko twarushaho kugira ngo nibura imibereho myiza y'abanyamuryango ntigarukire ku banyamuryango gusa, ahubwo isakare ndetse no mu bandi batari abanyamuryango. Nariyo mpamvu tuvuga ko koperative yubaka ejo hazaza heza kuri bose, navuga abanyamuryango ndetse n'abatari abanyamuryango. Icya kabiri ni uko turifuza yuko amakoperative yacu yarushaho gukora kinyamwuga. Gukora kinyamwuga dushaka kuvuga ni uko tuzakorana, tuzagenda n'aho isi igeze dukoresha ikoranabuhanga. Harimo gukoresha cashless, harimo yuko ibikorwa by'amakoperative byandikwa muri za mudasobwa, bityo abakozi b'amakoperative bagakaba abakozi b'abanyamwuga kugira ngo binatworohereze no mu kazi ko kuyagenzura ndetse no kuyagira inama mu iterambere ryayo. Nibyo koko hari ibibazo bitandukanye mu makoperative,
harimo no gucunga nabi umutungo w'amakoperative. Icyambere cyakozwe ni ukuvugurura itegeko rigenga amakoperative. Koperative ni ikiri iryo kureba ku ruhande rw'imibereho myiza gusa, ni n'ubukungu. Ubukungu rero ni ubukungu bugomba gusigasirwa. Aho ngaho niho mu itegeko harimo no gufatira ibyemezo babandi banyereza umutungo w'amakoperative. Icyo navuga nuko mu itegeko rishya ry'amakoperative minisiteri yavuze harimo nuko abayobora amakoperative bagomba mbere na mbere kumenyekanisha imitungo yabo, ntibabe abo kwigwizaho umutungo ugomba kubanza wamenyekana ndetse ukazanagenzurwa kugira ngo turebe niba umutungo wabo utaravuye mu mutungo wa koperative. Icyo ni imwe mu ngamba yafashwe kugira ngo tugenzure uko umutungo w'abayobora amakoperative wiyongera. Ikindi ni uko muri iryo tegeko hakajijwe ibihano bitandukanye yaba mu bayobozi b'amakoperative ndetse n'abacungamutungo b'amakoperative, kuko ibyo bihano ntitushobora kubikurikiza zimwe mu mbogamizi dufite mu micungire y'amakoperative zizagabanuka, kandi turizera tudashidikanya dufatanyije n'inzego z'umutekano, inzego z'ubutabera n'izindi nzego zegerejwe abaturage, nta kabuza tuzabigeraho. Kandi ko mwabibonye nuko yaba abayobozi yaba abanyamuryango mu byo bavuze bishimiye ubu ngubu ko amakoperative acunzwe, ariko nanone umugambi ni ukurushaho kubikora neza kandi bikagera kuri bose. Ubutumwa dutanga uyu munsi ni ubw'uko twese namwe abanyamakuru mwakora mu makoperative. Gukora mu makoperative mvuga nk'amwe ni no kugira ngo nibura turusheho kwegera amakoperative. Ndabashimira cyane uburyo mutugezaho inkuru zitandukanye z'ibyabereye mu makoperative. Iyo ni inkunga cyane muduha ndetse mutanga mu iterambere ry'amakoperative. Icyanyuma ni uko dufatanyije twese twubake igihugu cyacu, dukore mu makoperative, abishyize hamwe nta kibazo. Murakoze cyane. Tugire ubumwe, twifurizanye amahoro, dushigikirane, dusengere hamwe kuko Imana yacu yaratsinze. Reka tugire umuyombo watwifurizanye amahoro, dushigikirane, dusengere hamwe kuko Imana yacu yaratsinze. Reka tugire ubumwe, twifurizanye amahoro, dushigikirane, dusengere hamwe kuko Imana yacu yaratsinze. Tugire ubumwe, twifurizanye amahoro, dushigikirane, dusengere hamwe kuko Imana yacu yaratsinze. Ni perezida wa koperative Kataragadi, ni koperative y'abahinzi b'icyayi baherereye mu karere ka Ngororero, bakorana by'umwihariko n'uruganda rw'icyayi rwa RWANDA Nccr. Turashima uburyo tubonye igihembo kandi twaragiharaniye, kuko kuva koperative aho yatangiriye igiye ifite ibikorwa binyuranye by'iterambere, kuko ubu koperative yatangiriye kuri hegitari 400, ubu dufite hafi hegitari 260, twaba dufite hegitari 750 zihingwa zisarurwa,
ndetse mu gihe cya vuba n'izindi ziraba ziri gusarura. Ibanga rero ni ukongera umusaruro wariyongeye ndetse n'ubuso buhingwaho icyayi bwariyongereye. Ku ruhande rw'abanyamuryango twatangiranye abanyamuryango 180. Uyu munsi dufite abanyamuryango 700 n'imisago, kandi turacyakomeza gushishikariza abahinzi kwinjira mu buhinzi bw'icyayi, kuko abanyamuryango ba koperative nta n'umwe ubura uko yivuza, bose biteje imbere babona uko bivuza, bafite ubwisungane ejo heza. Kandi koperative nk'umufatanyabikorwa wa hafi wa leta tugira n'uruhare rwo gutera inkunga abatishoboye muri mituweli do sante, tugenda tubikora buri mwaka, ndetse n'ibikorwa byo gufasha abacitse ku icumu ya jenoside yabaye yakorewe abatutsi mu 1994. ntabwo haba mu rwego rw'igihugu, haba mu rwego rw'akarere, ndetse mu rwego rw'umurenge, ntabwo tujya dusigara muri ibyo bikorwa rero dukora. N'ibindi ntarondoye, ariko sinakwibagirwa uburyo ubu koperative isigaye ikorera ahantu heza. Twavuguriye biro, twashoboye kwigurira imodoka nini zitwara icyayi, nta nguzanyo dufashe. Ibyo bikorwa byose uwabibona nta kuntu ataduha igikombe. Murakoze. Murakoze, nitwa Uwanyirigira Leontade, ni perezidante wa koperative. Ni irihe banga mwakoresheje? Federasiyo y'abahinzi b'icyayi igizwe n'amakoperative menshi arenga 20, noneho twajya ku rwego rw'igihugu amakoperative ni menshi cyane. Ni irihe banga mwakoresheje ku buryo ari mwebwe mwegukanye igihembo cyo ku rwego rw'igihugu mu makoperative yose? Murakoze cyane. Ibanga rya mbere ni uko mu mikorere yacu tugerageza kubahiriza amategeko agenga koperative n'andi mategeko igihugu cyacu kigenderaho, ndetse n'amabwiriza. Icya kabiri ni imiyoborere myiza, ari inteko rusange, ari abakozi, tugerageza gukorana neza. Nk'ubu hari imbuga ziduhuza, kubera ko inteko rusange iterana 2 mu mwaka. Dufite urubuga ruduhuza nk'inteko rusange kugira ngo dusangire amakuru, dushobore gukurikirana ibikorwa bya koperative umunsi ku munsi. Ikindi nanone, abagize inama y'ubutegetsi natwe dufite urubuga ruduhuriraho, rutuma dushobora gukurikirana imikorere ya koperative. Tukagira n'urundi rubuga duhuriraho twese n'abakozi ba koperative, tumenye ibyo bari bukore, ibitagenda tugatanga inama hakiri kare. Hanyuma kandi koperative zigomba gufatanya n'inzego z'ubuyobozi bwite bwa leta. Aha naho dufite urubuga ruduhuza n'inzego z'ubuyobozi bwite bwa leta, kubera ko koperative idakoranye n'izindi nzego ntabwo yashobora gutera imbere. Kandi hari n'ibyo duhuriraho bijyanye na gahunda za leta, nka ejo heza, nka mituweli, ibijyanye no kubungabunga ibidukikije, n'ibindi twumva ubuyobozi bwite bwa leta budufasha. Nabwo hari urubuga duhuriraho, bitabujije ko na za nama ziduhuza n'ubuyobozi zibaho, ariko n'urwo rubuga ruhari. Hanyuma ikindi, abakozi bacu, kugira ngo umusaruro uboneke, ni uko abakozi nabo baba bagomba kurangiza neza inshingano zabo. Abo nabo rero tugira igihe tugahura, ariko tukagerageza no gukorana nabo inama kugira ngo tumenye ibibazo bafite, bitari ibyo byo guhurira ku rubuga gusa, tumenye ibibazo bafite tunabikemura. Ni iki mugiye gukora noneho nk'abantu bahawe igihembo ku rwego rw'igihugu? Murakoze cyane, tugiye gukora birushijeho.
turabyiyemeje ndetse n'abakozi nabo tuzagira umwanya tuganire kuri ibi bihembo tugire n'ingamba dufata buryo iyo umuntu yateye imbere agasubira inyuma aba ari bibi rero twebwe dufite intego yo gukomeza gukora neza ubwo tukaba bandeberera ubutumwa nabagenera ni uko koperative igira uruhare mu guteza imbere ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage ndagira ngo rero ndaza kubasaba ko twese tubigiramo uruhare n'andi makoperative icyo nabasaba ni ukubahiriza amategeko n'amabwiriza ni ugukurikirana imicungire y'umutungo wa koperative abayobozi bagakora batareba inyungu zabo bwite bakareba inyungu rusange hanyuma no kwegera abaturage aribo bahinzi b'abanyamuryango ibibazo bagize tukabikemura ku gihe kandi tukabafasha ngo aho waba uri hose amafaranga agusanga kuri konti yawe ikindi cyiyongeraho nk'umwihariko wa koperative asobutse tugeze ku ikoranabuhanga ry'iminzani dufite iminzani ya elegitoronike ni ukuvuga ngo umuhinzi w'icyayi araza agapimisha icyayi ku munzani agatwara resi y'ibiro acyuye ni ukuvuga ngo ukwezi kujya kurangira umuhinzi w'icyayi azi ibiro yasaruye. Ni irihe banga wenda wabwira abandi b'abagoronome kuri tere uko babana n'abahinzi niba hari ibanga ryihariye muri asobute ribagejeje kuri uru rwego ryihariye? Koperative asobute ikorera mu mucyo ni ukuvuga ngo ifite ubuyobozi bwiza guhera ku nteko rusange kugeza ku nama y'ubuyobozi bafata ibyemezo kandi ibyemezo bifatwa bishimisha abahinzi. Ikindi kiyongeraho koperative asobute ifite amasertifika ku rwego mpuzamahanga. Ubu ni ukuvuga ngo dufite seritifika ya fair trade, seritifika ya organique ndetse na RSB nk'ikigo cy'ubuziranenge mu Rwanda. Tushikikirane dusenjere hamwe kuko Imana yacu yaratsinze. Oh yeah, reka tugire ubumwe twifurizanye amahoro dushikikirane dusenjere hamwe kuko Imana yacu yaratsinze. Oh yeah, tugire ubumwe twifurizanye amahoro dushigikirane dusenjere hamwe kuko Imana yacu yaratsinze. Oh iyo ugereranyije ku munsi ushobora gusoroma ibiro bingahe, ushobora gucyura amafaranga angahe, babahemba ku munsi ni ku kwezi? Soroma ibiro 30 ubwo aba ari nkangahe ku munsi? Icyayi nsoroma ni icyayi kuvuga ngo umusoromyi wacu umuhemba kuri 55 ubwo ku muhinzi ni amafaranga 350. Ubwo ni ukuvuga ngo usoroma bamuhemba ngahe ku munsi? Usoroma bamuhemba ku kilo 55 ku musoroma. Noneho ubwo bigaterwa n'ibiro yasoromye. Bigaterwa n'ibiro yasoromye. Kuvuga ngo umusoromyi uzi gusoroma neza asoroma hagati y'ibiro 70 na 80 ku munsi. No gufata 55 ugakuba n'ibiro 70 imbere cyane naguye ubuso
icyayi cyinshi mba n'ahantu heza no mu nzu y'amabati meza agezweho ukuvuga ngo buri kwezi amafaranga kuri konti yanjye gahunda hageze ariko ibirayi byerera mu mezi 3 ugereranyije ku kwezi wowe ubona nk'amafaranga angahe nk'umuhinzi w'icyayi none byagenze neza ukuvuga ngo iyo ari mu gihe cyiza uhembwa hejuru y'ibihumbi 200 ndabakunda cyane muri inshuti nziza muri bamutatenguha imigisha kuri mwe oh yeah reka tugire ubumwe twifurizanye amahoro dushigikirane dusengere hamwe kuko Imana yacu yaratsinze oh yeah reka tugire umuyombo watwifurizanya amahoro dushigikirane dusengere hamwe kuko Imana yacu yaratsinze oh yeah reka tugire ubumwe twifurizanya amahoro dushigikirane dusengere hamwe kuko Imana yacu yaratsinze oh yeah Tayari TV